Ni saa yine za mu gitondo, akazuba kaba kari kuva koroheje. Alicia ndetse na Tom umukunzi we baba bari mu muhanda bagenda nyine bishimye, dore ko baba bagenda bari kwikinira udukino, ari nako umwe afata undi maze bakaba barasomanye, ndetse rwose Tom akanyuzamo maze agaterura Alicia. Baba bari kugenda bikinira nyine udukino tw'abantu bakundana, aba ari couple imaranye igihe kitari kinini cyane, ariko nanone iyi couple ibikundana bya nyabyo, dore ko nubwo baba bamaze igihe nyine gito babana, ariko baba baramaze igihe kinini cyane bakundana. Baba bakundana rero urukundo rwa nyarwo. Sinzi ukuntu rero Alicia yareba imbere maze akabona imodoka neza ibagezeho kandi yari igiye kugonga Tom, yahise amusunika maze iba ari we igonga. Yagonze rero Alicia maze ahita yikubita hasi. Tom yararebye areba ibibaye, ya modoka nayo yahise yigendera, yayirutse inyuma. Igeze imbere gatoya abona ko nyine bidashoboka kuko yari imusize, maze aragaruka. Yabonye umukunzi we ameze nk'uwapfuye neza, yatangiye kuvuza induru atabaza, maze abantu baba barahuzuye baramutabaye rero maze bamujyana kwa muganga. Alicia yamaze iminsi atarakanguka, gusa aho yakangutse afite ubumuga bwo kutareba, ntabwo rwose yari akibona ukundi. Hanyuma rero ibi bintu byababaje cyane Tom, dore ko yari azi neza ko ibyabaye kuri uyu mukobwa byose ari we byakabaye byarabayeho, ko rwose yamutabaye kuko yaramusunitse maze imodoka iba ari we igonga, ariko mu by'ukuri yari igiye kugonga Tom. Hanyuma rero byageze aho barabasezerera kwa muganga baratashye, gusa agahinda kari kose Tom yumvaga ibi bintu atazabyibabarira. Uko yarebaga buri gihe Alicia amarira yarashokaga, gusa nyine Alicia yahoraga amubwira ati ndagukunda ku buryo nabura ubuzima ku bwawe, kandi sinakwihanganira kubaho igihe cyose waba udahari. Tom rero nawe yaramubwiraga ati nanjye ndagukunda, uko bimeze kose nzaba hafi yawe kandi tuzabana mu bibi ndetse no mu byiza. Gusa nyine ntabwo byari byoroshye kubera ko amafaranga bari bafite byasaga nkaho yashyiriye kwa muganga kubera kumara igihe kinini cyane rwose Tom adakora, ndetse kubera no kumara igihe arwaje. Alicia yavuye kumurwaza maze asanga ku kazi baramwirukanye, hari hashize igihe kinini. Hanyuma rero yagombaga gutangira gushaka akazi, gusa ntabwo byari byoroshye. Byamusabaga kuva mu rugo ateguye buri kimwe cyose kugira ngo Alicia aze kubona amafunguro, ndetse ikintu cyose akenera aze kukibona hafi, kubera ko nyine atarebaga gusigara mu rugo wenyine byari bigoye. Niyo yashakaga kujya kuri tuwarete ntabwo byabaga byoroshye, ariko nyine bagombaga rwose kumenya uko babigenza kubera ko bari bakeneye amafaranga yo kubabeshaho. Hanyuma rero Tom yatangiye kujya azinduka mu gitondo maze akagenda azenguruka ahantu hose areba niba hari ahantu yabona akazi. Umunsi umwe rero ari ku nzira agenda yasanze imodoka yari yapfiriye ku nzira. Iyi modoka rero ni iy'umukobwa witwa Jaina. Uyu mukobwa ni umukire cyane, gusa yari yataye umutwe kuko yari afite gahunda yihuta, ariko birangira imodoka imuzimiyeho. Hanyuma rero Tom akihagera ntabwo yitaye ku kuba yari agiye gushaka akazi, ahubwo yamubajije ikibazo yaba afite, maze uyu mukobwa amubwira ko imodoka yamupfiriyeho ndetse yari amaze rwose amasaha menshi yabuze umuntu wamufasha. Yamubajije rero niba hari icyo yamufasha, naho rero uyu mukobwa Jaina ati waba ukoze cyane rwose ubigerageje. Tom rero yatangiye kureba ikibazo iyi modoka yaba ifite, dore ko buriya abagabo bose mu by'ukuri wagira ngo rwose ikintu cyo kwikorera utuntu baba basanzwe rwose bakifitemo, niyo yaba atarigeze yiga ubukanishi, ariko amasomo y'ibanze rwose aba yafite. Yararebye rero maze ahita abona ikibazo cyari gihari, yaragikemuye, maze mu kanya gatoya Jaina asubiye mu modoka yumva imodoka yiraka neza, nta kibazo na kimwe ifite. Yabajije rero uyu musore ikintu yumva yamuhemba mu buzima, kubera ko yari amukijije, yari amukuye rwose ahantu kure atarazi yuko ari buze kuhava. Naho Tom yaramubwiye ati rero ndifuza akazi, nkeneye amafaranga mu buzima, hanyuma rero akazi wambonera ako ari ko kose waba umfashije, kandi ni ukuri waba unkoreye ikintu ntazibagirwa. Jaina rero yahise amubwira ati noneho reka nyine nguhe ikarita yanjye, hanyuma hariho nimero zanjye uze kuzireba ejo nyine uzansanga aho nkorera. Ubwo n'ubundi iyi karita iba iriho nimero, iriho na aderese yose. Ati hanyuma tuzareba icyo gukora. Tom rero yahise amubwira ati nzaze ejo. Naho Jaina ati cyane rwose uzaze ejo. Tom yari yishimye cyane, ariko yakubise umutima ko ejo aribwo bagombaga kujya kwa muganga
Alicia. Gusa nyine yahise n'ubundi abwira nyine Jaina ati nta kibazo nahejo. Ibyishimo nyine byari byose. Yaratashye rero ataha mu nzira zose agenda yisetsa ati wabona ngiye kubona akazi, wabona rwose Imana igiye kundokora. Naho rero Jaina we yari ari kuvuga ati cyakoze Mana urakoze kuba wohereje uriya musore mu nzira zanjye, kubera ko ni ukuri arankijije arantabaye. Ntabwo nzi ukuntu nari kuva hano ahari bwari no kuza kunyiriraho, kuko rwose yabonaga nta wundi muntu n'umwe uri kuhanyura. Tom rero yageze mu rugo maze abwira Alicia uko urugendo rwe rwagenze, ukuntu yahuye n'uyu mukobwa maze akamufasha. Hanyuma uyu mukobwa nawe akamuha karite ye ndetse akamubwira ko ejo azamusanga ku kazi, maze rwose bakareba uko babigenza. Hanyuma rero Alicia yahise amubwira ati ushobora gusanga ari Imana yamukoherereje, ejo rwose ugomba kujyayo kuko kano kazi turagakeneye. Naho rero Tom ati oya, ejo ni umunsi wo kujyana kwa muganga kandi nta kintu na kimwe gishobora rwose kubisibya, mba ngomba kumenya ko umeze neza, naho ubundi rwose ntabwo naba ntuje. Alicia ati hoya sheri, dukeneye amafaranga, ugomba kugenda ibyo kwa muganga tukabishyura undi munsi. Naho rero Tom ati hoya, ntabwo rwose ibyo nabikora, kwa muganga niho hihutirwa, ibindi nabyo nyine tukazabireba. Alicia yahise amubwira ati nta kibazo, noneho reka ubwo uzajyayo umunsi ukurikira. Tom ati aho rwose nta kibazo. Yahise amubwira rero ati sheri, noneho uzi ikintu gitangaje, kubera ko amafaranga yose twari dufite twayakoresheje kwa muganga, ubu rwose singifite n'itike inkura hano. Alicia yahise amubwira ati sheri ntuhangayike, reba agasakoshi kanjye kari hariya ku meza karimo amafaranga, najyaga nkabikamo amafaranga ntekereza ko hari umunsi tuzagira ikibazo. Tom rero yaramwitegereje nubwo uyu mukobwa atarebaga, maze arumirwa. Yarahagurutse kugira ngo ajye kureba nyine ka gakapu yari amubwiye, yaragafunguye maze ahita asanga harimo 200,000. Yarumiwe ati sheri, 200,000 muri iyi nzu? Naho Alicia ati cyane. Tom ati none se amafaranga angana gutya wayakuye hehe? Alicia ati ayo mafaranga rero nayo najyaga nsevinga kera, najyaga nyine nyabika kugira ngo umunsi tuzagira ikibazo tutazabura icyo dukoresha. Tom rero byaramutangaje maze ahita abwira Alicia ati mukunzi, niyo mpamvu ngukunda, utekereza kuri buri kimwe, tekereza ko wari waratangiye no gutekereza ahazaza mbere yuko rwose tunagira ikibazo. Urabona ukuntu uri umugore w'umutima, nkunda ukuntu uzi ubwenge, nkunda ukuntu utuje, nkunda ukuntu ibintu byose bishyira ku murongo. Naho rero Alicia ati nyine nagombaga gutekereza ahazaza, kuko ntabwo ibihe byose bihora ari byiza. Nagombaga gutekereza ko hashobora kuzabaho umunsi tuzaba tudafite akazi maze tugakenera icyo kurya. Nibura ayo mafaranga yagombaga kudusunika niyo yaba icyumweru kimwe, ariko nibura umuntu akakimara ameze neza. Tom rero byaramutunguye maze rwose araza arongera yicara iruhande rw'uyu mukobwa. Yaramuhobereye aramubwira ati ndagukunda, icyaba icyo ari cyo cyose, nta kintu na kimwe cyagabanya urukundo ngukunda, nta kintu na kimwe cyatujya hagati, ndagukunda kandi ngusezeraniye kuzagukunda ibihe byose. Alicia rero yaramubwiye ati none se mukunzi, ubu ubona uzabasha kwihanganira ko ntareba? Ndabizi ndavunanye, ndabizi ndagoranye. Naho Tom atumva nzagukorera buri kimwe, kubera ko buri gihe iyo nkurebye ntekereza ko ibi byose byakubayeho ari njye byakabaye byarabayeho. None se iyo iriya modoka aza kuba ari jyewe yagonze, wari kunsiga? Naho rero Alicia ati hoya ntibikabe, ntabwo nagusiga, uko byagenda kose nicyo byasaba cyose. Tom rero ati niyo mpamvu nyine ntagomba kuzagusiga cyangwa kuzaguhemukira, kuko nyine waranyitangiye, ibyo ninjye byagombaga kubaho. Ndabizi buri munsi iyo ndi njyenyine niyo nkurebye mpita nibuka uko byagenze kugira ngo mere gutya, kandi na mbere hose urabizi naragukundaga. Hanyuma rero ni ukuri ntuzigere ushidikanya ku rukundo rwanjye. Mu kanya gato rero sinzi ukuntu Tom yarebye ku maso ya Alicia maze asanga hari gushokaho amarira. Ati mukunzi, kubera icyo uri kurira? Naho Alicia ati nanjye ntabwo nzi ukuntu bigenze, gusa nari ndi gutekereza ko ni ukuri ubuzima bwo kutareba bungoye, ndifuza rwose kuzongera kureba. Naho rero Tom yahise amubwira ati mukunzi, ndagusezeraniye ku bintu by'agaciro mfite, ku bantu b'umumaro mfite, ko nzakora buri kimwe cyose, ko rwose ikizakenerwa cyose nzagikora, ariko ukongera kureba. Nanjye ndabizi ko uzongera kureba, nubwo nyine amafaranga akenewe
kugira ngo uzongere kureba ari menshi, ariko nzakora ijoro n'amanywa kandi nzabigeraho ndabizi. Nanjye rwose nicyo cyifuzo cyanjye, ndabigusezeraniye kano kanya. Bwarakeye rero basubira kwa muganga. Muganga yabakoreye ibizami byose nk'ibisanzwe, maze ababwira ko rwose amahirwe yo kugira ngo uyu mukobwa azongere kureba ahari, ariko ko hakenewe miliyoni 7 kugira ngo bazamubage amaso. Ibi rero ntabwo byari ibintu byoroshye, kubera ko miliyoni 7 z'ubwazo wagira ngo bazumvaga mu mibare gusa. Aba bantu bari bifitiye ibihumbi 200 mu nzu, nabyo bari bamaze gukoramo, kuko nyine bari bakuyemo ayo kuza kwivuza. Gusa Tom utaracikaga intege yabwiye umukunzi we ko uko byagenda kose aya mafaranga agomba kuzaboneka. Yaramubwiye ati wowe byihorere gusa ubimparire, kubera ko ngomba kuzakuvuza kandi ukongera kureba, nanjye ndabishaka. Ndashaka ko rwose wongera ukanezerwa, ukongera ukishima. Ku rundi ruhande rero Jaina yategereje wa musore ko ari buze, ariko aramubura. Hanyuma rero byaragiye bigera ku mugoroba ataraza. Jaina yaratashye, ubona rwose yabuze amahoro, wagira ngo hari indi gahunda bari bafitanye itari iyo kumuha akazi. Uyu mukobwa yagiye mu buriri aricara, maze atangira gutekereza, yibaza impamvu uyu musore washakaga akazi cyane, wabonaga ko akanyotewe, bakamwemereye nyamara akaba atigeze aza. Yarabitekereje rero, maze yibaza ikintu uyu musore yaba yabaye. Bwarakeye rero, maze Tom ajya muri ya kampani nyine ya Jaina. Akigerayo yarakomanze, maze Jaina amubwira kwinjira atanarebye. Sinzi ukuntu yubuye amaso, maze asanga ni Tom. Ati ni wowe? Ati ngaho icara. Ati wagombaga kuza ejo ariko ntiwigeze uza, byaba byaragenze bite? Tom ati nagize ni ukuri impamvu kandi zumvikana. Umugore wanjye ntabwo yari ameze neza, rero nagombaga kumujyana kwa muganga. Naho rero Jaina ati hanyuma wafashe amahirwe y'imboneka rimwe wari ubonye, maze uyaterera inyoni ngo uri kwita ku mukunzi wawe? Tom ati ariko umugore wanjye ni byose kuri njyewe, umukunzi wanjye ni ubuzima bwanjye, ni buri kimwe, ni ibyishimo byanjye. Hanyuma rero iyo atameze neza nta kintu na kimwe rwose nakora ngo gikoreke. Ikindi kandi aza mbere y'ibintu byose, kubera ko ibintu byose nkora niwe mbikorera. Jaina rero wari ubabaye, bigaragara no mu maso, yatekereje ko ahari ashobora kuba yarengereye, maze ahita abwira Tom ati umbabarire rwose kuba ntari mbihaye agaciro. Naho rero Tom ati hoya nta kibazo, gusa nyine n'aka kazi ndagakeneye kandi cyane, ariko nanone umukunzi wanjye aza mbere ya byose. Jaina yahise amubwira ati hanyuma rero natekereje ku kazi nshobora kuguha, nasanze ushobora kuba nyine asista wanjye, ariko nanone nkeneye n'umushoferi. Niba rwose ufite perimi wambwira. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati cyane ndayifite. Jaina yahise amubwira ati noneho ndatekereza ko twe tuzi twose natuguhera rimwe, kuko n'ubundi iyo ntari hano mba nkeneye nyine umushoferi kandi sinkunda kugenda. Ubwo n'ubundi ntabwo naba ngukeneye kuguma muri kampani, nagiye wajya untwara. Hanyuma rero kuba asista wanjye nzaguhemba ibihumbi 600, naho rero kuba umushoferi nzaguhemba ibihumbi 200, byose hamwe bizaba ibihumbi 800. Uyu musore rero utaratekerezaga ko rwose ibi bintu bishoboka yahise amubwira ati ibihumbi 800 njyewe se? Naho Jaina ati none se kano kazi ntako ushaka? Uwo mushahara ni mutoya ntawe ushaka? Tom ati ndawushaka. Ati akazi ndagashaka cyane, ahubwo ati ndabyemeye. Rero ari gukanura amaso, yatekerezaga ko ahari ibintu nyine bari kumubwira uyu mubosi ashaka kuba yibeshye, mu kanya ari buze kuza kwisubira. Naho rero Jaina yahise amubwira ati genda kwa HR maze aguhe nyine kontra, noneho uyirebe nyine ubundi uyisinye, kubera ko ugomba guhita utangira akazi kano kanya. Yaramushimiye rero, maze byanga kurangira. Yarakomeje aramushimira, arinda asohoka, arinda arenga inyuma y'umuryango. Akimushimira byari byamurenze, we rwose yumvaga ari inzozi. Gusa akimara gusohoka, Jaina yasigaye ari gutekereza ati uyu musore afite umugore akunda bingana kuriya, ubu se koko njyewe amahirwe nzayakura he ko nari natangiye kumwishyiramo?
gusa nanone ntabwo rwose ngomba kurekura byoroshye gutyo, ntabwo uwo nguwo ari njyewe, ngomba gukora ibishoboka maze uriya musore nkazamwiyegurira, kubera ko kuva nabaho ni ubwa mbere nabonye umusore maze nkumva anguye ku mutima. Saa sita rero Jaina agiye gufata ibyo kurya bya saa sita, yari yicaranye n'umushuti we bari gusangira, yaramubwiye atumva ntabwo wakwemera ibintu byambayeho, urabona ngo uriya musore yifate ambwire ko rwose umukunzi we yagombaga kuza imbere y'ibintu byose, noneho ari kuvuga ku kazi keza nagombaga kumuha. Tekereza gusa nyine ntakubeshye ntabwo nari nzi ko abasore bameze nka kuriya bakibaho. Natunguwe, umusore uvuga neza umukunzi we batanari kumwe, atari no hafi aho ngaho, ariko akamutsimbararaho. Gusa nanjye nizi isomo, nabonye ko nyine ku byerekeranye n'umukunzi we ho rwose nta kintu na kimwe aba ashaka kumva. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko ikiganiro uri kunganiriza nibuze, kubera ko rwose nta gitekerezo ngifiteho. Jaina ati uribuka cyagiye nakubwiraga ko imodoka yamfiriyeho? Ntuzi se ko nakubwiye ko hari umusore w'umwana mwiza wansanze ku muhanda maze akaba ari we amfasha? Uriya musore rero uriya munsi yambwiye yuko akeneye akazi. Uwo munsi rero namuhaye ikarita yanjye, ariko guhera uwo munsi nigeze amvugisha. Uyu munsi nibwo nagiye kubona mbona araje ambwira ko umukunzi we yari afite ibibazo, ariyo mpamvu atigeze aza. Tekereza umuntu ufata umukunzi we akamushyira imbere y'akazi, akazi kameze kuriya, uzi ko iyo aza kuba afite se umuntu bari buhangane ku kizami atari gukabona. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati ahubwo se numva impamvu ibyo byose byaje mu kazi, kandi rwose bitagombaga kuzamo, mwagombaga kuvugana ibyo gukora ibizami cyangwa ibindi, ariko ntabwo ibyo byari kuzamo. Naho Jaina ati urumva nyine nuko nari mubajije impamvu ataje, maze akambwira ko yari yajyanye umukunzi we kwa muganga. Uyu mushuti wese amubwira ati cyakoze uwo mukobwa ni umunyamahirwe sinkubeshye, icyamunyereka. Naho Jaina ati nanjye nicyo ndi gutekereza, icyanyereka uwo mukobwa wagize amahirwe angana gutyo. Ubundi ntabwo abasore bajya bavuga neza abakunzi babo igihe batari kumwe, uba usanga nyine iyo batari kumwe ari kuvuga ibibi bye, ariko uriya we yari amuhagazeho, mbese yanyerekaga ko rwose ari byose, n'iyo akazi atakabona ariko umukunzi we akaba ameze neza, ibyo byaba bihagije. Uyu mushuti we yahise amubwira ati uwo mukobwa nyine ni umunyamahirwe rwose, nanjye icyazama umusore umeze utyo. Jaina ati ahubwo se ko uriya musore mushaka, nanjye rwose nifuza kuzamwigarurira. Umushuti we atumva kandi none ugiye gusenya urukundo rw'abandi se? Ahubwo se uwo musore urumva wamuhera hehe? N'urwo rukundo akunda uwo mukobwa akunda, urumva se wowe byavamo? Naho rero uyu mukobwa ati sinzi inzira bizanyuramo, ariko ngomba kumwigarurira. Umusore nk'uriya ntabwo yancika, kubera ko uriya musore ararenze, nta wundi nazigera mbona umeze nka we. Ku rundi ruhande rero Tom yabwiye Alice iyi nkuru nziza, maze Alice biramurenga, yarapfukamye ashima Imana ati Mana urakoze ko nibura ubuzima bwacu bugiye kugenda neza, kubera ko ni ukuri twari dusigaye dufite ubukene kubera kumarira amafaranga yose kwa muganga. Tom rero yaramubwiye ati ntakubeshye numvaga ari inzozi, uzi ko nari nzi yuko ndibuze gukanguka ngasanga narotaga, kubera ko amafaranga bampaye ni menshi ntabwo nari nyiteze. Natunguwe nanjye, ariko byose n'Imana yabikoze. Ndumva nishimye cyane. Ikindi kirenze kuri ibyo, tugomba gushaka ukuntu tuzajya twekonomiza ku buryo tuzabona amafaranga yo kukuvuza. Batangiye rero kujya mu mibare, maze basanga nibura nibabasha kubika 500 ku kwezi bizabasaba umwaka n'ibindi kugira ngo bazabashe kuzuza za miliyoni 7 zo kumuvuza. Gusa nanone Alice yahise amubwira ati mukunzi nta kibazo, kubera ko nibura dufite icyizere, tuzajya tubara uwo mwaka n'igice, ariko tuzi ko nibura bizashoboka, ahubwo Imana igukomereza aka kazi batazakwirukana maze imigambi yacu yose igapfuba. Tom rero we yumvaga ari kera, kubera ko yumvaga bibaye byiza byafata amezi make ashoboka, maze umukunzi we akabasha kuvuzwa ndetse akongera kureba ukundi. Umunsi wakurikiye rero Tom yagiye gufata Jaina mu rugo kugira ngo nyine bagende, kuko yagombaga kumusanga mu rugo bagafata imodoka maze akamutwara. Hanyuma rero bari mu nzira, Jaina yitebye telefone maze ahita abwira Tom ati hindura umuhanda, hindura icyerekezo, kubera ko barampamagaye ngo njye gupresenta umushinga nari maze iminsi ndi gutegura,
gusa nanone barantunguye, nari nzi ko rwose ngifite iminsi yo kwitegura. Yatangira no kugira stress, atangira rwose kuba atari hamwe, ukajya ubona yabuze aho yifata, ukajya ubona ari gutitira ibiganza, yari afite ubwoba bwinshi, yibazaga ukuntu ashobora gutsindwa kandi mu by'ukuri amaze igihe rwose abyitegura. Sinzi ukuntu rero Tom yamurebye maze abona ntabwo ari hamwe, yahise amubwira ati ariko boss, ko ndeba se wagira ngo ufite stress, ndi kubona wagira ngo rwose ntabwo utuje. Naho rero Jaina aturumva nyine nari nzi ko ngifite iminsi imbere, ariko barantunguye kandi mu by'ukuri uyu mushinga rwose ngomba kuwegukana kubera ko nakoze ibishoboka byose. Rero ntabwo nari nzi ko presentation iri buze kuba uyu munsi. Tom rero yaramubwiye ati ariko nyine byabaye, nubwo utari ubizi ariko byageze. Ubu ngubu nyine ugomba kumera nkaho nta kindi cyo gukora ufite. Ikindi kandi tekereza ko nuza kugera muri iriya sare nta wundi muntu n'umwe bube ukurenzeho uri bube uhari, uraza gusanga ari wowe muntu witeguye neza. Ikindi kandi ari wowe muntu uzi ubwenge kubarusha, uraza gusanga ari wowe uhagaze neza kurusha buri umwe wese. Ibyo utangira ubyiyumvemo ndetse wiyumvemo ko ari wowe ushoboye kubarusha, ufite experience mu byo ukora. Tangira utekereze ko ari wowe ufite umushinga mwiza kurusha iyindi yose muri we muhanganye. Jaina rero akibyumva yahise amwenyura maze ahita amubwira turakoze cyane, uzi ko ari byo, uranturishije ni ukuri, utumye wa mugani ntekereza byinshi. Ubundi kubera iki mfite ubwoba? Kubera ikindi gutekereza ko abandi bose bashobora kuba biteguye kundusha, reka ntekereza ko nabo batunguwe. Ikindi kandi ko umushinga wanjye ushobora kuba ari mwiza kurusha iyabo. Nibyo rwose ibintu mbwiye. Yahise yitunganya rero, yimeza neza, maze asohoka mu modoka ajya kwinjira nyine ahangaha abaje gupresenta uyu mushinga aba afite. Ari kwinjira rero yari ari gutekereza ati uyu musore nyuma yo kuba ari ibogari, burya ni n'umuhanga cyane, azi ubwenge ndetse aba afite amagambo meza akomeza umuntu. Gusa nanone ntiyabitekerejeho umwanya kuko yari afite ibindi bintu bimutegereje imbere kandi bikomeye kurusha. Tom rero yagumye mu modoka ategereje boss, maze mu kanya gato yagiye kubona abona Jaina aragarutse, yinjiye mu modoka ari kwiruhutsa, ubona nyine ari kwihanagura ibyunzwe. Wabonaga ko rwose bitari byoroshye. Naho rero Tom yahise amubaza ati none se boss bigenze biti? Jaina ati ntabwo wakwemera ibintu ngiye kukubwira, uzi yuko se kontra ari njye wayegukanye? Tom yahise amubwira ati felicitation ni ukuri, gusa nyine wari ubikwiye, ntabwo rwose ari impuhwe bakugiriye, wari ubikwiye, nabikubwiye ko nta wundi muntu waba ukurenzeho. Naho rero Jaina ati urakoze cyane kandi rwose wakoze kuntera imbaraga, kubera ko nari nacitse intege mu buryo bushoboka bwose. Bose rero wabonaga bishimye kubera ko iyi kontra yari ibonetse, byari iby'ingenzi rwose kuri Jaina. Nubwo rero akazi katabaga koroshye, iyo Tom yavuga ku kazi yaragendaga agategura amafunguro maze akagaburira umukunzi we. Noneho igitangaje yamwicaraga iruhande maze akamugaburira amutamika. Urukundo rwari rwose, urukundo rwari rwuzuye, ibyishimo byari byose muri uyu muryango. Nubwo rwose wari umuryango udafite ibya mirenge, ariko ni ukuri bari banezerewe, bari bishimye cyane. Hanyuma rero mu gitondo iyo yajyaga kugenda yasigaga amubwiye aho yamushyiriye amafunguro, dore ko n'ubundi yasigaga amuteguriye, maze akamubwira ati mukunzi rero ibyo uri buze gukoresha ntugire ikibazo, ndaza kubyoza nimva ku kazi. Ni ukuri yari umuntu mwiza, ariko nanone yaremeraga akavunika kubw'umukunzi we. Iyo yabaga agiye kujya ku kazi kandi yaramuhoberaga maze akamusoma. Gusa nanone yagendaga ababajwe n'ukuntu uyu mukunzi we aba atareba ndetse adasigara yabasha kwihereza buri kimwe. Yabaga yumva bimubabaje, yifuzaga ko byakwihuse maze rwose akabona ubuvuzi byihuse maze akongera kureba. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'ijoro, maze umuriro buragiye, byarangiye utagarutse. Ubushyuhe rero bwabaye bwinshi cyane mu cyumba Tom ndetse na Alicia bari baryamyemo. Ubushyuhe bwaramwishe maze Alicia yananirwa gusinzira. Nyamara Tom ntabwo yajyaga yihanganira ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira umukunzi we. Yarabyutse rero maze afata ibipapuro atangira kumuhungiza.
yaramuhungije ijoro ryose maze Alicia arasinzira. Icyamutunguye rero ni uko mu gitondo akangutse yasanze umukunzi we atigeze afatanya amaso, dore ko nyine nubwo yari akimuhungiza yahise amubwira ati sheri, kubera iki koko wakoze ibi bintu? Kubera iki waraye umpungiza maze ukarara utaryamye kandi uri bujye ku kazi? Naho rero Tom aturabizi umukunzi ko rwose ntajya nishima igihe cyose wowe utishimye, kandi iyo ubangamiwe nanjye mba mbangamiwe. Hanyuma rero nagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo umere neza. Aba bombi barahoberanye maze Alicia yongera kwibutsa Tom ko amukunda kandi amukunda bya nyabyo. Naho Tom ati nanjye ngukunda kurusha ibintu byose. Mu gitondo rero nyine birumvikana Tom yagiye ku kazi. Akigerayo yicaye kuri mashine, dore ko bari bicaye ku meza amwe na China, yatangiye kujya asinzira maze umutwe hafi kuwukubita muri mashine. Sinzi ukuntu Zaina yamurebye rero maze ahita amubaza ati ariko se habaye iki ko ndiyo uri gusinzira, waraye utaryamye? Tom ati bisa nkabyo. Naho Zaina ati hanyuma se habaye iki cyatumye utaryama? Tom ati ni ibibazo by'umuryango n'ibyo mu rugo, ntabwo ari ngombwa kubivuga. Zaina ati none se umukunzi wawe yarwaye niyo mpamvu waraye udasinziriye? Tom ati nyine umuriro waraye ubuze maze haza ubushyuhe bwinshi, umukunzi wanjye rero yananiwe gusinzira maze ndaramuhungiza kugira ngo asinzire. Zaina ati waraye umuhungiza? Yumvise bimurenze, yumvise ibyo bintu ahari bitabaho, yaramurebye cyane akanyura amaso yenda kumuvamo. Naho Tom ati cyane. Zaina ati none se kubera iki nawe utihungije ngo nibura nawe usinzire? Naho rero Tom ati imbere y'umukunzi wanjye niwe ugomba kuza mbere, ibindi byose bihita bihinduka zeru. Ubwo rero kubera ko urukundo rwanjye rutari rumeze neza, byari ngombwa ko rwose ndara nicaye kugira ngo we nyine asinzire neza atuje. Zaina rero yumvise yasara, yaravuze ati ariko uyu musore ubu yabaga ku isi na mbere, kubera iki atari njye twahuye maze agahura n'uriya mukobwa mbere? Nyine uko yumvaga ibyiza by'uyu musore niko yarushagaho kumukunda ndetse no gushaka kumwikururira no kumwegereza. Yarushagaho kumva ari kugenda amutekereza kurenza. Umunsi umwe rero kandi abari muri wikendi, Tom ndetse na Alicia baba bibereye mu cyumba cyabo bari gutera story ndetse rwose bari kuganira ku by'umubare w'abana bazabyara, dore ko aba bombi iyo babaga bari kumwe wagira ngo bamenyanye ejo. Wabonaga basa n'abahararanye kubera ukuntu bakundanaga, ntabwo ari kwemera ko bamaze imyaka myinshi baziranye ndetse bakundana. Hanyuma rero bakiri kwiterera story ubona bishimye banezerewe, ndetse rwose Tom ari kubwira Alicia ko agiye kumutegurira ibyo kurya akunda bakabisangira, akamwitaho, mbese ko uyu munsi yawumuhariye nk'ibisanzwe. Yagiye kumva yumva telefone ye irasonnye, yararebye abona ni boss we Zaina umuhamagaye. Yahise avuga ati oya, boss ze kandi yabampamagariye iki turi muri wikendi? Naho rero Alicia yaramubwiye ati itaba wumve. Tom yaritabye maze Alicia ahita amubwira ati umeze neza? Tom ati yego. Naho rero Zaina ati rero urumva nyine ngize inama intunguye, ndabizi ko ari muri wikendi uri mu rugo iwawe utagombaga no kuza ku kazi, ariko ndagukeneye kugira ngo ntware tujyane, kubera yuko ntagiye muri iyi nama byazafekta kampani yacu kandi nyine ntabwo rwose byaba ari byiza. Iyi nama rero singomba kuyisiba uko byagenda kose. Tom ati ariko ni ukuri ni umunsi wanjye w'ikiruhuko. Zaina ati ndabyumva ariko nanjye ndakwinginze, iyo rwose bitaza kuba ari ibintu by'ingenzi kuri njyewe ntabwo biba binsabye kuguhamagara. Ndabizi ko ataba ari igihe cyoroshye ariko ndakwinginze rwose bimfashemo. Nta yandi mahitamo rero yari afite, yavuye kuri telefone maze nyine abwira umukunzi we ibibaye. Alicia rero yamubwiye ati nta kundi nyine ugomba kugenda. Naho Tom ati ariko uyu munsi wari wo kukwitaho. Alicia ati ndabizi ariko nanone urumva ko nyine bose wawe bagukeneye, nta yandi mahitamo. Genda nta kibazo, dufite izindi weekend nyinshi cyane imbere yacu. Ako rero ni akazi, ntabwo ugomba kumutererana. Bose rero yamubwiye yuko ari buze nyine kumwifatira, atari ngombwa ko rwose Tom atega maze ngo amusange mu rugo iwe. Ni nako byagenze rero. Mu gihe rwose gito cyane yari amugezeho aje kumufata, barasohotse maze bafata urugendo bagenda. Bagezeyo rero hashize akanya gato cyane. Bagezeyo rero
maze Jaina abwira nyine Tom ko agomba kumutegerereza mu modoka maze akajya mu nama. Yaragiye rero yinjira muri iyi hoteli yaragiyemo mu nama, nyamara inama nta yari ihari. Yaragiye ashaka ahantu maze ariyicarira, yarahicaye amasaha menshi. Ubundi nyine araza arongera asanga Tom mu modoka, dore ko yari yanasinziriye. Yahise amubwira ati hanyuma rero urambabarira kuko bibaye ngombwa ko tutari butahe, bambwiye ko nyine inama itarangiye, tugomba kuzayirangiza ejo saa 2. Ubwo rero nta yandi mahitamo dufite uretse yo kurara. Noneho Tom yumvise ibi bintu bikomeye cyane, yaramubwiye ati ariko umugore wanjye afite ikibazo, ntabwo rwose yakwigumana kubera ko ntabwo aba areba. Urumva rero biragoye ko yaguma mu nzu wenyine. Naho Jaina ati none se nakora iki, nabigenza nte? Gusa nyine umugoroba umwe ntacyo biri bumutware. Yakomeje rero kumvisha Tom ukuntu byanze bikunze nyine agomba kubwira umukunzi we kwihangana. Tom rero yatangiye kugira stress, yafashe telefone ahamagara umukunzi we maze amusobanurira byose uko bigenze. Umukunzi we rero yaramubwiye ati nta kundi mukunzi, dore ko rwose Alicia yari umukobwa woroshye ibintu byose. Gusa nyine Tom we ntabwo yari atuje, yahise ahamagara umukobwa w'inshuti ya Alicia maze amusaba ko yagenda bakajya kuraranira ijoro kubera ko nyine Tom atari ahari. Ibi byose rero Jaina yari ari kubyitegereza maze akareba ukuntu uyu musore nyine yitaye ku mukunzi we, ukuntu aba amuhangayikiye, ukuntu aba ari kumuha keya, ukuntu aba ari kumubwira amwishimiye, ndetse n'ukuntu rwose aba agaragara nk'umuntu ufite urukundo mu maso. Ibi byose yarabirebaga maze bikamutera nanone ishyari, kandi agatekereza ko byanze bikunze agomba kwigarurira uyu musore. Tom rero yavuye kuri telefone maze Jaina ahita amubwira ati ihangane nyine kubwo kukugora, gusa nyine ubwo reka mpamagare maze badushakire ikindi cyumba. Yarahamagaye rero, ubwo yavugaga ko nyine ari guhamagara kuri reception. Mu kanya gatoya yarongeye aritaba telefone maze ahita abwira uyu musore ati birangiye nyine tubuze ikindi cyumba, ngo nta kindi cyumba gihari, kandi nyine urabona ko hano niho hafi y'ahabera inama, ntabwo twajya gucumbika ahandi hantu kure. Tom ati ndabyumva byose. Naho Jaina ati ndumva rero ubwo twafatanye twasangira kino cyumba, ndakeka ko bitakubangamira. Tom ati nta yandi mahitamo, niba bitakubangamiye wowe nta kibazo, ndirarira muri iriya ntebe. Uyu mukobwa rero amubwira ati kubera iki se warara mu ntebe, ntabwo ari ngombwa rwose, buno buriri ni bunini, nta kibazo uryamaho ku ruhande, nanjye ndyame hano ku ruhande, kandi twese turahakwirwa. Tom rero yaramubwiye ati nta kibazo, gusa nizere ko ntababangamiye. Bararyamye rero, umukobwa ategereza ko uyu musore ari buze kumukoraho, kuko yumvaga nta musore wakwihanganira kurarana n'umukobwa w'ikizungerezi nka Jaina maze ngo burinde bucya. Nyamara habe rwose ngo Tom anahindukire, yariryamiye arasinzira, ntabe no gutekereza ko baryamanye hari igitsina gore, kubera ko umutima we wose yari yarawuhariye Alicia. Ibindi rero rwose ntabwo yabaga abyitayeho. Jaina rero we yaraye adasinziriye, dore ko noneho yaraye agahinda kenda kumuturutsa umutima, yibaza ukuntu uyu musore atari rwose no guhindukira ngo amukoreho, akumva rwose ibi bintu ntabwo bishoboka. Bwarinze bucya ari uko bimeze, maze nyine Jaina abona ko imigambi ye yose yamupfubanye, dore ko yari yatinye kuba ari gushotora uyu musore. Yabonaga noneho byaba bikabije, cyane cyane ko atarazi uko uyu musore ashobora kubifata. Baratashye rero, maze uyu musore nyine akigera mu rugo yahobereye umukunzi we Alicia, maze aramubwira ati mukunzi ndagarutse. Alicia rero yarishimye, amubaza iby'urugendo. Naho rero Tom yatangiye kumubwira byose uko bimeze, ndetse rwose amuha n'ibintu byinshi yari yamuguriye. Yari yagiye amugurira ibintu bitandukanye. Alicia rero yaramubwiye ati ikintu kimbabaje nuko ntareba ngo maze ndebe ibi bintu byose wanguriye, ariko ndabizi ni byiza kandi nabikunze kuba ari we wabimpitiyemo. Yaramushimiye rero, maze barongera barahoberana, kubera ko rwose Tom we yabaga yumva yamugurira isi yose maze akayimuha. Yaramubwiye ati mba numva ikintu cyose kiri ku isi nakigura nkakikwihera, nuko birangira nta mafaranga mfite, naho ubundi mba numva nta na kimwe ntaguha. Alicia rero yaramubwiye ati mba nyuzwe n'ibyo nkorera, kuko ni ukuri urukundo rwawe rurampagije, kandi ni ukuri unkunda uko nifuza gukundwa.
ntako utaba wagize, hanyuma rero ntugashake kumpa ibya mirenge kuko simbikeneye, uwo nkeneye ni wowe mu buzima bwanjye. Barongeye barahoberana, mbese wabaga ubona ibyishimo ari byose muri iyi couple. Ku rundi ruhande rero Jayina we agahinda kari kose, yibazaga ikintu azakora kugira ngo yigarurire uyu musore. Yabonaga ko rwose ari umusore w'indashyikirwa, umusore utandukanye n'abandi bose yigeze kumenya, ariko nyamara ufite umuntu wamutwaye umutima, warangije gutanga umutima we akaba undi mukobwa. Yibazaga rero ukuntu azasohoramo uyu mukobwa maze akaba ari we winjiramo, gusa byari ikibazo gikomeye kandi adafitiye igisubizo. Uko rero abangaba rwose bo bari bibereye mu rukundo, ari nako nyine Tom yari ari kubwira Alicia atari ko mukunzi, ni ukuri ndabizi ko rwose kubaho utareba bitoroshye, ndabizi ko ari ibintu bigukomereye, ibyo unyuramo ndabyumva nubwo atari njye mbinyuramo, ariko nanjye ntabwo mba norohewe iyo nkureba utabasha kwikorera ibintu wajya kubasha kwikorera, mba numva mfite umubabaro mwinshi. Gusa umunsi umwe ibi byose bizakemuka, umunsi umwe nzabona amafaranga maze wongere kureba, nubwo atari ejo mu gitondo cyangwa ejo bundi, ariko ndabizi ko uwo munsi uzagerwaho. Gusa mbere y'ibyo byose ujye umenya ko ngukunda kandi niteguye gukora buri kimwe. Alicia ati nanjye ndagukunda mukunzi, kandi ni ukuri ngushimiye buri kimwe cyose unkorera, kuko ndabizi yuko nawe uvunika ku bwanjye, ukora buri kimwe kugira ngo mbe meze neza. Ibyo rero byose ndabigukundira. Nyamara ku rundi ruhande Jayina we yari ari mu buriri ari kwigaragura, gusinzira byanze, ari gutekereza kuri uyu musore, ari gutekereza ukuntu azamukura mu rukundo rwe n'uyu mukobwa. Byamubereye rwose ikibazo gikomeye. Nyuma y'iminsi rero Tom yaje kugira igitekerezo maze akiganiriza inshuti ye. Yaramubwiye ati rero urumva nyine hari ahantu nabonye akazi, ndifuza yuko nazaba umwizerwa kuri boss wanjye, maze nkaba namusaba kunguriza amafaranga nkavuza umukunzi wanjye, kuko rwose ndabona ntazategereza igihe nzayabonera, kuko rwose byazaba ari kera. Ikindi kandi kubika amafaranga biragorana, hari igihe ubona ikibazo kindi gitunguranye maze ukaba wayakoresha, ariko ninyaguza boss azajya agenda nkata ku mushahara gake gake. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati nyamara icyo gitekerezo ndumva rwose ari icya nyacyo. Tom rero yaramubwiye ati mba numva rwose kureba umukunzi wanjye atareba ko byihanganira birangora cyane. Nawe uyu mushuti we atariko ibyo uri gutekereza nibyo rwose, kubera ko ariya mafaranga wazayagwiza wararushye. Ku rundi ruhande rero Jayina ndetse nyine n'undi mushuti we baba bari ku meza bari kuganira, maze Jayina akajya yisetsa ari wenyine kubera ukuntu aba ari gutekereza kuri Tom. Uyu mushuti we yaramwitegereje maze abona rwose ameze nk'aho atakiri ku isi. Yaramubwiye ati ariko bimeze bite ko ndeba rwose ntazi ibintu uri gutekereza kugeza naho uri kwisetsa, harabura gatoya ahubwo ngo maze ubivuge. Jayina rero yahise amubwira atumva uzi yuko se ndi mu rukundo, uriya musore ndamukunda. Uyu mushuti we yahise amubwira ati uwo munyamahirwe rero ninde wagutwaye umutima? Naho Jayina turakeka se hari undi? Ni wa mushoferi wanjye akaba ari na asisita wanjye. Uyu mushuti ati none se si we wambwiye ko afite umukunzi kandi akunda ahora akubwira buri gihe ibibazo byose agira biba byerekeranye n'umukunzi we? Jayina ati niwe nyine, ahubwo n'ubu baracyari kumwe, ariko sinzi icyo ngomba kuzakora kugira ngo mwiyegurire. Naho uyu mushuti atari ko waretse bitari ibyawe kuri umukobwa mwiza ufite amafaranga kandi nta musore n'umwe wakwanga, maze ukishakira undi musore. Jayina ati ndabizi neza ko nta musore n'umwe wanyanga, ndanabizi neza ko birirwa banyiruka inyuma banshaka, ariko njye nta n'umwe nshaka. None ikirenze kuri ibyo ndashaka Tom nta wundi. Ikibabaje ariko ni uko nyine kuba mushaka mfite n'ibyo byose abandi bose bashaka, we atabishaka, atanandiye batananyitayeho. Uyu mukobwa w'inshuti rero yahise amubwira ati nyine urukundo rujya aho rushaka, ubwo rero iwawe ntabwo ariho rwaje, kuri uwo mukunzi we niho rwibereye. Jayina atariko icyanyereka uwo mukobwa, icyanyereka ukuntu asa, uwo mukobwa watwaye umutima Tom. Noneho ukuntu Tom yambwiye ngo ni umukobwa utareba, ngo umukobwa ngo ufite ubumuga bwo kutareba, ni gute ubundi mpangana n'umukobwa utareba kandi nyamara bikarangira akomeje kumera nk'aho ari kuntsinda? Gusa mba nifuza kumureba kuko simba numva ikintu Tom amukurikiyeho.
uyu mushuti we yaramubwiye ati ntabwo erega igihe cyose umuntu aba afite icyo akurikiye ku wundi, urukundo rwa nyarwo ruracyabaho, urugero rwiza ni Tom, ahubwo ndi wowe nazashaka umugabo umeze nka we kubera ko nyine urumva ko bakibaho. Jayina rero yahise abwira umushuti we ati gusa noneho rwose nungutse igitekerezo, niba ibindi byose byaranze adashobora kunkunda, noneho ngiye gukoresha amafaranga muvane ku rwego rumwe mutumbagize mugeze mu kirere, ndabizi yuko rwose azisanga nawe ari kunkunda. Uyu mushuti we yaramubwiye ati gusa inama nakugira niyo kutibabaza, kubera ko ntabwo abantu bose bakunda amafaranga, hari abantu bafite urukundo rwa nyarwo, ushobora gusanga amafaranga atatuma ariko umukunzi we. Jayina rero ati ndabizi ko nta muntu n'umwe ujya ukatira amafaranga, buretse ahubwo ndaje rwose ntangira akazi. Umunsi rero wakurikiye Jayina yaragiye ajya muri shopu maze agura imyenda myiza ihenze kandi myinshi. Iyi myenda rero yose yari sayizi ya Tom. Yaramuhamagaye rero muri biro maze aramubwira ati ngwino nkubwire. Tom rero yaraje maze Jayina ahita amuzanira amambaraje menshi yari arimo imyenda. Yaramubwiye ati akira, aha harimo imyenda yawe, urabona nyine uri asisita wanjye, ugomba rero kuba uri umuntu nyine uri presentable, kuko urabizi ko hari igihe tujya ahantu hagiye hatandukanye tugahura n'abantu bagiye batandukanye, ubwo rero ugomba kuba ugaragara neza cyane. Tom ati ariko boss, ntabwo ari ukubasuzugura, ariko nanone murabizi nyine nanjye nkorera amafaranga kandi murampemba, nakabaye rero mbigura mu mafaranga yanjye. Jayina ati yego ndabizi ko nguhemba, ariko nanone ndabizi ko ufite ibibazo byinshi byo mu muryango ugomba gukemura, niyo mpamvu rero nahisemo kubigukorera kugira ngo nibura ayo mafaranga bari kugura imyenda uyabike. Tom rero yahise amubwira ati murakoze cyane boss, ni ukuri mwakoze kuntekerezaho. Yaragiye rero abika iyi myenda mu modoka, maze ku mugoroba atashye yarayitahanye agiye kwereka nyine Alicia. Yahise asanga Alicia ari kumwe na wa mushuti we ajya basigana bicaranye mu cyumba, maze abitereka nyine ku meza. Uyu mushuti wa Alicia ati ibi byose se ni ibiki? Naho rero Alicia ati sheri ni ibiki uzanye? Tom ati ni imyenda boss wanjye yanguriye. Uyu mushuti rero wa Alicia ati boss wawe yakuguriye? Ati kubera iki se yakugurira iyi myenda yose? Nyamara Alicia we yari kumubwira atari ko nukuri boss wawe yakoze cyane, agira umutima mwiza, uzamushimire no mu mwanya wanjye. Nyamara uyu mushuti we ntabwo yabyumvaga. Ati kubera iki boss wawe yakugurira imyenda yose ingana gutya? Nyamara rwose naranababonye muri mu modoka mugenda museka, cyangwa usigaye uryamana na boss wawe. Akivugire ibi rero bose batokeshereje rimwe, maze Alicia ati ndakwinginze uri inshuti yanjye, urabizi ndakubaha, ariko we kubaho ku mugabo wanjye wivuga ibyo bintu, kuko umugabo wanjye ndamwizera kandi ndabizi ko atabikora. Naho Tom ati ndakwinginze uri inshuti y'umugore wanjye, ariko mbabarira unyumve, uyu ni umugore wanjye, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ntabwo namuca inyuma habe no mu nzozi, sinzigera nanabitekereza. Ntabwo rero nshobora rwose kugirana urukundo na boss wanjye, ahubwo ndakwinginze ibyo bitekerezo ntuzongere kubishyira mu mutwe w'umugore wanjye, atazatekereza ko ahari nshobora kuba rwose ibyo bintu uri kuvuga mbikora. Uyu mushuti rero wa Alicia yahise ababwira ati ariko niyo byaba bitaraba, ndakubwiza ukuri nuko bitangira, bigenda gahoro gahoro maze ukazisanga musigaye mukundana. Tom rero wari urakaye yahise aterura ibi byose maze ahita abijyana mu cyumba cyabo, kubera ko abangaba bari bicaye mu cyumba cy'abashyitsi. Alicia rero we yasigaye amuhamagara ati sheri ndakwinginze rwose mbabarira, ihanganira inshuti yanjye, kubera ko ndabizi ko nta gitekerezo kibi yaba ifite, ahubwo ni ukubera ko nyine aba dufitiye impuhwe, ariko rwose ntumurakarire. Jayina rero we ku rundi ruhande rwose yakomeje nyine gushakisha inzira zose byanyuramo kugira ngo yigarurire umutima w'uyu musore. Umunsi umwe bari bavuye muri supermarket, maze bageze imbere ya supermarket uyu mukobwa yaritsitaje maze ahita yigwisha, yigira nk'umuntu uvunitse, yaratatse avuza induru aratabaza. Hanyuma rero Tom yagerageje kumuhagurutsa, ariko uyu mukobwa yigira nk'aho rwose yavunitse bya nyabyo. Tom yaramuteruye maze amushyira mu modoka. Baragiye rero bagera nyine mu rugo kwa Jayina. Tom yamukuye mu modoka n'ubundi amuteruye, maze aragenda amushyira mu cyumba. Akimara kuhamushyira rero
Jayina yamusabye yuko atataha kubera ko nyine adashaka gusigara wenyine kubera ko yumva atameze neza. Tom yamubwiye ko bidashoboka kubera ko nawe afite undi muntu mu rugo utameze neza kandi umutegereje. Yaramubwiye ati ihangane uhamagare imwe mu nshuti zawe cyangwa undi muntu wo muri famiye kubera ko njyewe ntabwo byashoboka. Jayina yaramwinginze ariko Tom aranga amubera ibamba maze birangira yigendeye. Jayina rero yasigaye ababaye ku buryo yanabibwiye ya nshuti yajya abwira ibintu byose, atitekereza yuko yahisemo kujya kureba umukunzi we kurusha uko yasigarana nanjye. Kubera iki se njyewe atamfata nk'uko afata umukunzi we ngo nibura nyine nanjye anyiteho igihe cyose ntameze neza. Ubwo nyine yagiraga arebe ko nawe bamuha keya nk'izo bajya baha Alicia. Uyu mushuti we rero yaramusetse ati sinakubwiye, nyamara rwose uriya musore ibyo akora byose abikorera uwo akunda kandi wowe ntabwo uri uwo akunda. Sinzi impamvu ukomeza kurwana n'urukundo. Urukundo ni rwo ngengwa Jayina. Washatse undi musore muberanye ndetse rwose udafite undi muntu mu mutima we? Jayina ati hoya, nta wundi nshaka n'umwe, ni uriya nshaka. Nintamubona ubwo nyine sinzigira nongera gukunda undi muntu. Iminsi rero yaragiye irashira maze Tom abona nicyo gihe cyiza cyo kuba yasaba bosi we kumuguriza amafaranga yo kugira ngo avuze nyine umukunzi we. Yaragiye rero amubwira ko amushaka. Baricaye amusobanurira buri kimwe cyose maze amubwira ko yifuza ko yamuguriza amafaranga. Naho rero bosi we rwose yamusubije adatinze ati ntabwo byashoboka. Tom yakomeje kumwinginga ati nakora buri kimwe cyose, niyo wambwira ngo nzajye nkora ijoro n'amanywa nabikora, ariko umukunzi wanjye akongera kureba. Bosi we rero amafaranga yarayamwimye, ariko nanone Tom ntiyigeze acika intege. Yakomye ku kazi kubera ko yari afite icyizere cy'uko umunsi umwe ibi byose bizakunda. Nyamara rero Jayina we yari abonye rwose ahubwo aho agiye gufatira uyu musore kubera ko yari abonye uruhande rwe rwose ashobora kumufatiraho. Umunsi umwe rero hari mu masaha y'igitondo Tom yaje gutwara Jayina nk'ibisanzwe. Jayina rero yamuhaye karibu ngo basangire ibya mu gitondo. Bagiye gutangira gufata amafunguro, Jayina yahise abwira Tom ati uribuka cya gihe twaganiraga ku kibazo umukunzi wawe afite cyo kutareba, maze ukavuga ko wakora buri kimwe cyose kugira ngo umukunzi wawe yongere kureba? Tom yahise amubwira ati ndabyibuka cyane kuko ninjye nabyivugiye kandi nabivuze mbitekereza, n'ubu rwose ndacyabitekereza. Jayina rero yahise amubwira ati uriteguye kuba wakora buri kimwe cyose? Tom ati nta na kimwe ntakora. Jayina rero yahise amuhereza akamverope karimo sheke ati akira. Tom yarakakiriye maze Jayina amubwira kurebamo imbere. Tom yarafunguye ahita asanga harimo sheke iriho $20,000. Yaratunguwe kandi arikanga cyane ati $20,000 kuri iyi sheke, none se niziki bosi? Naho rero Jayina ati ayo mafaranga ufite mu ntoki yaba yawe kano kanya uramutse wemeye kondisiyo naba ngiye kuguha, yagufasha kuvuza umukunzi wawe ndetse rwose ugasigarana n'ayandi yagutunga ukabaho neza. Kano kanya rero Tom ibitekerezo byahise bimurenga, dore ko yari ari kureba aya mafaranga maze agatangira gutekereza umukunzi we ari kugenda mu muhanda areba nk'uko byari bimeze mbere. Mbese ibitekerezo byaragiye biramutwara ariko amera nk'ukangutse maze ahita amubwira ati ntabwo byashoboka, ntabwo rwose. Yabaye rero nk'ukanguka maze ahita abaza Jayina ati hanyuma se izo kondisiyo ni izihe? Jayina yahise amubwira ati ntabwo rwose ari ibintu bigoye, ahubwo nyine ndifuza yuko wafata ayo mafaranga maze ukajya kumuvuza ariko mugahita mutandukana maze ukaba uwanjye ubuzima bwose. Tom yabitekerejeho maze ahita amubwira ati ibyo bintu ntabwo byashoboka kubera ko nta mubare n'umwe w'amafaranga watuma ndeka urukundo rw'ubuzima bwanjye, nta mubare n'umwe watuma ndeka umukunzi wanjye, nta kintu na kimwe cyatuma ntandukana n'uwo nkunda. Ibyo byo rwose ntabwo byashoboka. Jayina yahise amubwira ati kubera iki se bitashoboka? Nyamara ubitekerejeho neza biroroshye cyane. None se urifuza kuzahora ubona umukunzi wawe atareba? Bitekerezaho neza wumva igihe uzabonera amafaranga yo kumuvuza. Ni kera cyane rwose. Tom yakomezaga abitekerezaho ariko nanone ahita amuhereza ya mverope atakira rwose kuko ibi ntabwo byashoboka. Yayirambitse rero ku meza ariko Tom akomeza ayireba maze akayitekerezaho cyane, dore ko yatekerezaga
umukunzi we aramutse ari kureba ariko nanone agatekereza kuba yaba ari kureba batari kumwe, akumva nabyo nta mumaro byaba bimufitiye. Jayina aramubwira ati genda ubitekerezeho, ariko njyewe ndi nkawe ntabwo rwose ibi bintu nabyanga, kubera ko ni amahirwe y'imboneka rimwe, nta handi na hamwe uzongera kuyabona. Tom rero yaragiye maze ibi byose abibwira inshuti ye, dore ko ari we muntu yagishaga inama, amubwira buri kimwe cyose ahereye ku murongo. Iyi nshuti rero yaramubwiye ati none se wamushubije ngo iki? Tom ati nayanze rwose. Uyu mushuti we yaramubwiye ati nyamara ntabwo wakabaye uyanga, none se ayo mafaranga ubaze imyaka wazayakorera uzi ko wasanga ari imyaka y'ubuzima bwawe bwose, ayo mafaranga wakabaye uyemera maze ukavuza umukunzi wawe? Naho rero Tom ati ariko nkunda Alice urabizi, gute se natandukana nawe kandi mbizi neza ko ndamutse ntamufite ubuzima bwanjye butakomeza? Uyu mushuti ati ndabizi cyane, ariko se nanone uzakomeza kumuba iruhande atareba ubuzima bwose? Nyamara rwose ayo mahirwe wakabaye uyafatirana. Ibintu rero byakomeje kuba ibibazo birebire, nyamara uko rwose Tom yatahaga akitegereza ukuntu Alicia agowe no kutareba, yakomezaga kubitekerezaho, dore ko nyine guhera uyu munsi ntabwo yongeye gusinzira na rimwe. Yararaga akanuye ari kubara amabati atekereza iby'aya mafaranga, akajya atekereza kuyemera, ariko nanone agasanga urukundo rw'ubuzima bwe ntabwo yiteguye kurureka. Mbese byari byaramubanye ibibazo. Byageze aho rero maze areba ukuntu nyine Alicia adashobora kwijyana kuri tuwarete kubera ukuntu nyine atari kuhamenya, ndetse ukuntu ababajwe no kureba ukuntu buri gihe yahoraga avuga ko yifuza kuzongera kubona. Maze afata umwanzuro, navuga ko rwose wari umwanzuro ugayitse. Hari mu gitondo maze aragenda kumanga muri biro ya Jayina, yahise amubwira ati boss ndaje, hari icyo nifuzaga ko tuganiraho. Jayina ati ni igiki? Naho Tom ati nari nje kukubwira ko ibyo mwansabye nabyemeye, ya mafaranga ndayashaka, ariko nyine hari kondisiyo nanjye imwe ngomba gushyiraho. Jayina ati yivuge nta kibazo. Tom ati ndifuza ko nzamubaho kwa muganga, maze yamara gukira nkaba aribwo nyine ntandukana nawe. Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati yego nibyo uzamubaho kwa muganga, ariko namara gukira sinifuza kuzongera kubonana nawe, muzahita mutandukana, njye nawe tuzahita tuva muri uyu mujyi tujye mu wundi, ku buryo mutazongera guhura ukundi, uzahita umwibagirwa kuko ni njyewe nzaba mbaye urukundo rwawe. Barabyemeranyijwe nyine, kubera ko Tom we yumvaga nta yandi mahitamo afite, gusa agahinda kari kose, intimba yari nyinshi mu mutima we. Yibazaga ukuntu agiye gutandukana n'umukunzi we, uko yamurebaga yarariraga. Nuko nyine uyu mukobwa atabaga amureba, ariko rwose ibintu ntabwo byari byoroshye. Hanyuma rero nta kundi kuntu yagombaga kubwira umukunzi we uretse kumubwira yuko bemeye kumuguriza amafaranga, maze nyine bakajya kwa muganga. Umunsi rero wo kujya kwa muganga, Jayina yaje kubatwara kugira ngo abajyane. Uyu mukobwa rero Alicia yashimiye Jayina yivuye inyuma kuba yarabafashije. Icyo atarazi ni uko bari bamutwaye ikintu cy'agaciro mu buzima bwe. Ntabwo yari azi neza yuko uyu mukobwa ahubwo amutwaye byose, we yari azi ko nyine yabagurije. Baramujyanye rero bamujyana kwa muganga, maze nyine operasiyo iratangira. Gusa muganga yababwiye yuko amahirwe ari menshi yo kugira ngo uyu mukobwa azongere kureba. Tom rero yaramurwaje, maze umunsi wo kumukuraho cya kintu nyine kiba kimupfutse mu maso, Jayina yari Alicia yaramubwiye ati niba ajya kumfukura ndashaka ko rwose isura yawe ariyo nongera kubona bwa mbere mu maso yanjye, ni wowe nshaka kureba. Tom rero yaramubwiye ati nanjye ni ukuri ngomba kuba mpari, kubera ko nanjye ndifuza kurebana nawe uri kureba, sinzi impamvu numva mfite icyizere 100%. Barabyemeranyije rero, ariko nyine mu kanya gatoya Tom yarasohotse maze abaranyonyombye aragiye. Muganga rero yaje gukuraho igipfuko kuri Alicia, yamaze kukimukuraho maze abaza Alicia niba yaba ari kureba. Alicia yamubwiye ko atari kubona neza, ariko ari kubona biri kugenda bizi ko umwanya uri gushira. Byageze aho rero abumbura amaso maze atangira kureba abantu bose bari hano. Yaramubajije ati none se
ni ibyanya byo kuko ndi kureba. Nawe rero ati yego rwose uri kureba. Gusa yarebye mu bantu bari aha maze abona harimo ya nshuti ye ndetse na wa musore w'inshuti ya Tom. Yahise amubaza ati umugabo wanjye ari he? Tom ari he ko ntari kumureba hano? Uyu mushuti rero wa Tom yaramubwiye ati nanjye ntabwo ndi kumureba, ntabwo nzi ahantu ari. Alicia ati ndamushaka, ari hehe? Batangiye kumuhamagara ariko basanga telefone ye ntabwo rwose iriho. Nyamara rero uyu mushuti wa Tom yari azi buri kimwe cyose kuko yari azi na kondisiyo z'aya mafaranga. Alicia rero byaramubabaje ariko uyu mushuti wa Tom yaramubwiye ati ahari turamusanga mu rugo. Alicia ati ariko twari twavuganye ko rwose agomba kuba ahari. Baragiye rero bageze mu rugo naho basanga ntabwo ahari. Alicia yatangiye kurira anasakuza ati umukunzi wanjye ari hehe? Ahari ntabwo ameze neza kuko atari kwitaba telefone. Byarangiye rero uyu mushuti wa Tom abuze andi mahitamo maze amubwira ko rwose ibintu bitameze uko abitekereza, ariko nyine ko ahari Tom ari we muntu wenyine wakabaye azamwihera ibisobanuro. Alicia noneho yararize amarira aba menshi kubera ko yatangiye gutekereza ko byanze bikunze hari ikintu nyine bari kumukinga. Iminsi rero yaragiye irahita, iminsi yaragiye irisunika, nyamara Tom nyine yari ari kumwe na Jayina, gusa ibyishimo ntabyo yari afite dore ko yanyuzagamo maze akaba agiye ahantu hiherereye akarira amarira akenda kumushiramo, agahinda kendaga kumwica. Ntiyaryamaga ngo asinzire, ntiyaryaga, nta kintu na kimwe yakoraga, umubabaro wari wose. Gusa nanone yatekerezaga ko umukunzi we nibura kuba yarongeye kureba ari ibyo nyine yakoreye. Iyo yatekerezaga nyine ko batakibana, yatekerezaga ko ari ikiguzi yatanze kugira ngo abe atishimye kano kanya. Yatekerezaga ko ibyishimo bye bisa nkaho nyine yabigurishije kugira ngo umukunzi we yongere kureba, kuko nawe yatanze ubuzima bwe kugira ngo Tom adapfa kuko iriya modoka ari we yari igiye kugonga. Mbese byasaga nkaho bose bishyuranye. Alicia rero yaragiye arababara, yaragiye yicwa n'agahinda. Gusa amafaranga ye rwose Tom yose yari yarayamusigiye ndetse yari yarabwiye nyine wa musore w'inshuti ye aho uyu mukobwa azareba amafaranga yandi yari asigaye. Gusa ibyo byose ntacyo byari bimumariye kubera ko ubuzima butarimo Tom ntabwo bwari bukiri ubuzima, bwari urusenda gusa, bwarashariraga, ntabwo yari yishimye habe na gato. Umunsi umwe rero Alicia yasabye wa mushuti wa Tom ikintu gikomeye. Yaramubwiye ati mfasha, ndabizi neza ko uza aho ari, ndifuza kuvugana nawe maze akambwira icyo ashaka kumbwira kubera ko ndabizi ko hari ibintu byinshi agomba kumbwira, hanyuma rero ndifuza guhura nawe. Yarabimusabye, uyu mushuti wa Tom arabyanga, ariko nanone yatekereje ko ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo bahure maze bavugane kuri byose, bakemurane ibibazo bafitanye. Yari amurangiye rero maze nyine uyu mukobwa ajyayo, yarakomanze afungurirwa n'umuzamu. Yamubwiye ko rero ashaka Tom. Uyu muzamu yaragiye aramuhamagara, Tom yaraje amusanga hanze, yamurebye nk'utamuzi. Gusa nanone mu mutima yari ari kwishima kubera ko uyu mukobwa areba, ariko ntabwo yagombaga kumwereka ko amwishimiye, yagombaga kwihagararaho kuko nyine amasezerano yari afitanye na Jayina yari ayazi neza, ntabwo yagombaga kuyarengaho. Yahise rero atangira kubwira uyu mukobwa atuje hano gukora iki. Naho rero Alicia ati mukunzi ndagukunda, kubera iki wansize, kubera iki wagiye, kubera iki wankoze ibi bintu, kubera iki. Yamubazaga ibibazo byinshi. Tom rero yaramubwiye ati ibyanjye nawe byararangiye kandi nagiye nabitekerejeho, nasanze rwose utakwiranye nanjye, kuba nkundana nawe nibonaga nk'imayibobo cyangwa se nk'umusore uciriritse. Aya magambo yose yari ari kuyihingamo kugira ngo ayavuge kuko mu mutima yari ari gushenguka ndetse rwose yumvaga amarira ari hafi kumutamaza ngo agwe. Yakomeje rero kumubwira amagambo amukomeretsa kugira ngo arebe ko yagenda. Yaramubwiye ati nasanze umugore unkwiriye mu buzima ari Jayina, niwe nkunda, niwe nahaye umutima wanjye, ibyanjye nawe byararangiye, narakwibagiwe, genda ubeho ubuzima bwawe. Kano kanya Alicia wari uri kumva ibi byose nta jambo na rimwe yari akibasha kuvuga kuko ikiniga cyari cyamaze kumufata. Yari ari kurira, amarira yamurenze. Ati none se uyu ni wowe? Ibyo biri kuva mu kanwa kawe?
Tom ati yego ninjye mbivuze, kandi ndakwingize ntuzagaruke hano, va hano ugende. Alicia yateye intambwe maze aragenda, nubwo rwose ikirenge kitavaga hasi. Yageze imbere gato yarahindukiye maze yongera kwitegereza umukunzi we wamubwiraga ko atazigera amusiga, ko atazigera ajya kure ye, ko ndetse atabasha kubaho atamufite. Ibi bintu byose yabitekerejeho maze yibaza niba urukundo ari ikinyoma, niba urukundo rutabaho, niba se nta muntu ujya ukunda bya nyabyo. Yakomeje kwibaza ibintu byinshi, nyamara ku rundi ruhande Tom nawe byasaga nkaho umutima bawumukuyemo bawujyanye. Yarahagaze yumva ameze nk'igishicungwe, yumvaga nyine ameze nk'umuntu utuzuye, yumvaga atazi niba ahagaze ku isi, yumvaga niba atazi niba ari kurota cyangwa niba bino bintu byaba biri kumubaho bya nyabyo. Mu by'ukuri bose uko bari bameze muri bo byari bimeze kimwe, agahinda kari kose, umubabaro wari mwinshi cyane. Gusa nyine Tom nk'umuntu w'umugabo yihagazeho maze arongera yinjira mu gipangu. Yarafunze maze aragenda ajya muri dushe. Yararize, yarasamye ararira, dore ko rwose yarize kurusha agahinja. Kwihangana byaranze, kwifata biranga. Yararize ararira, amarira yose y'umubiri we amushiramo. Yibajije impamvu ibi bintu ari we byabayeho, yibajije ukuntu yatakaza urukundo rw'ubuzima bwe. Ntabwo yabyumvaga ko agomba gutandukana n'uyu mukunzi we bya nyabyo. Agahinda rero karamwishe. Gusa Alicia nawe ntabwo yari yorohewe. Noneho rwose yageze mu rugo ari hafi nko kwiyahura. Wa mushuti we rero yaje kumureba, kuko rwose byari bikomeye iyo batamuba hafi, no kwiyahura yari kwiyahura. Hanyuma rero Tom yahamagaye ya nshuti ye maze ayibwira ibyabaye. Iyi nshuti ye rero yamubwiye ati nizere ko wamubwije ukuri, wakabaye umubwiza ukuri ibintu byose uko byagenze. Naho Tom ati ndamutse amubwije ukuri yatekereza ko hari amahirwe yo kuba tuzongera kubana, kandi nyamara ikigaragara urabona ko nyine naremewe kutishima. Ngomba kuzaba hano kubera ko narabyemeye, kandi urabizi ndi umugabo ukomera ku ijambo. Nta yandi mahitamo mfite rero uretse nyine ayo kuguma hano. Nyamara Jaina nawe ntiyarishimye habe na gato, kuko yarabibonaga yuko icyo afite mu rugo iwe ari umubiri gusa w'uyu musore, ariko umutima n'ibitekerezo byose n'ubundi byibereye ku mukunzi we. Yageze aho rero maze ararakara. Yararakaye, umujinya uramwica, ariko ubundi kariya gakobwa gafite iki njyewe ntafite. Yafashe rero umwanzuro wo kujya kukareba. Yaragiye maze ajya kureba Alicia mu rugo. Akimubona Alicia yaje nyine amubaza ati kubera iki wankoze biriya, kubera iki wantwariye umugabo, kubera iki. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati ahubwo mbwira neza ni iki wakoze gituma ibintu byose wakorera Tom adashobora kukwibagirwa. Mbwira impamvu agutekereza turi kumwe, mbwira impamvu wamutatwaye umutima, kimbwira icyo wakoze nanjye ngikore, kubera ko ndamukunda ariko we nta nkunda. Nkomeza kumutekerezaho nkamukorera buri kimwe cyose, ariko n'ubundi aguma gutekereza. Nta byishimo afite, wagira ngo ari muri gereza. Ndashaka kumenya icyo wamukoreye kugira ngo nanjye nkimukorere. Uyu mukobwa rero Alicia yaramubajije ati kubera iki se ubundi wifuza gutwara umukunzi wanjye, nyamara hari abandi bahungu benshi bagukunda kandi rwose banakwemera, kubera icyo ushaka gutwara uwanjye? Naho rero uyu mukobwa yaramubwiye ati ngewe twagiranye amasezerano, namuhaye amafaranga yo kugira ngo akuvuze, dusezerana ko numara kureba atazongera kugutekereza, ariko nyamara wagira ngo rwose umutima we niwo uwibikiye. Alicia yaratunguwe ati amasezerano? Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati none se ntabyo wari uzi? Alicia ati hoya. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ngewe twagiranye amasezerano ariko ntabwo ari kuyubahiriza, kandi ngewe yanjye narayubahirije kubera ko kano kanya uri kureba. Noneho byagiye byababaza Alicia, agahinda karamwishe. Ati ni gute umukunzi wanjye yakwemera kunsiga kugira ngo nkunde ndebe? Nari kwemera nkaguma ndi impumyi ariko nkamugumana, kubera ko yari ibyishimo byanjye. Kuba ndeba nta byishimo mfite, kuba ndeba atandi iruhande ntacyo bimariye rwose. Nakagombye kuba mufite, nicyo cyonyine cyari kubasha kunezeza. Alicia rero ubu ngubu noneho yaramaze kumenya ukuri kwa nyako. Hanyuma rero bwarakeye maze arongera ajya kureba noneho Tom,
dore ko yari azi impamvu noneho Tom ari hariya. Yarongeye rero abwira umuzamu ko aje kureba Tom. Tom yarasohotse, atuje gukora iki kandi hano, ko numva nakubwiye ko rwose ntashaka kuzongera kukubona hano. Naho rero Alicia ati kubera iki utigeze umbwiza ukuri na mbere? Tom ati ukuye kuri? Alicia ati kuki utambwiye yuko kuba uri hano wabyiguranye kugira ngo nkunde ndebe? Tom ati ibyo niba bikubwiye? Alicia ati Jaina niwe wabimbwiye, yaje mu rugo maze ambwira buri kimwe cyose. Tom rero yasanze uyu mukobwa byose yabimenye ku murongo. Tom rero amarangamutima yahise amuganza, dore ko yari ari kureba umukunzi we wari uri kurira imbere ye, maze ahita amubwira ati mukunzi, nta yandi mahitamo nari mfite, kubera ko nabonaga tutazashaka aya mafaranga ngo maze tuzayabone, yari menshi cyane. Hanyuma rero ubwo nyine ibyishimo byanjye naremeye ndabitanga kugira ngo nibura wowe nyine ubone. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati ikibabaje rero ni uko ntishimye habe na gatoya, ntabwo rwose ubu buzima bunshimishije, nakabaye narigumiye ntabona ariko nkakugumana iruhande rwanjye kuko nibwo nari nishimye. Tom rero yaramubwiye ati urabizi ndagukunda kandi cyane, ibi byose nabikoze ku bwacu kandi nukuri aho ndi sinishimye habe na gatoya. Uriya mukobwa simukunda, sinteze no kuzamukunda, ntabwo rwose ashaka no kunkozaho imitwe y'intoki, gusa nanone ndababaye ntabwo ushobora kubyumva. Bose rero batangiye kurira maze barahoberana. Alicia yibukije uyu musore ko amukunda kandi kurusha byose, ndetse n'ubundi ko yumva rwose atiteguye kuba atamufite. Ni nako kandi Tom nawe yari ari kubwira uyu mukobwa, ariko bose ntabwo bari bazi ko ibi byose bizagenda. Byabaye ngombwa rero ko batandukana kubera ko Tom yari ari kumubwira ataramutse akubonye ntabwo byaba ari byiza. Uyu munsi Alicia yaratashye maze ataha arira inzira yose, kubera ko yari amaze kumenya ko urukundo rw'ubuzima bwe n'ubundi rukimukunda, kuba ibi byose byarabaye ari ukubera kumwitangira. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Jaina yaje yegera uyu musore ari kumubwira atari koko ngukunda, kubera iki wowe udashobora kunkunda? Harabura iki ngo nkunde? Ni iki ntafite? Ko ndi umukobwa mwiza, ko mfite buri kimwe, nta na kimwe ntagukorera, kubera iki udashobora kunkunda? Tom rero yamubwije ukuri maze aramubwira ati uretse no kugukunda sinteze no kuzegera ngukunda na rimwe, kubera ko umutima wanjye n'urukundo rwanjye buri kimwe cyanjye cyose gifitwe n'umukunzi wanjye Alicia. Niwe wenyine nkunda, niwe wenyine ntekereza. Wowe rwose kuba mfite hano ufite umubiri wanjye gusa, ariko umutima wo ntuzigera uwugira, kubera ko ufite undi nawugeneye kandi sinzigera mwanga. Nta n'ikintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo mbuze kumutekereza. Uyu mukobwa noneho yumvise ibintu bitoroshye, kubera ko nawe yarayabitekerezaho. Yabonye ko rwose ibintu yakoze bidashobora kuzakunda, yabonye ko yaruhiye ubusa. Bwarakeye rero mu gitondo, dore ko nyine Jaina yari yarayatekereza ijoro ryose. Yahamagaye rero Tom muri salo maze ahita amubwira atumva, nabitekerejeho neza maze nsanga rwose hari ikintu nkwiriye gukora. Yamuhaye sheke, ahita amubwira ati iyi sheke iriho miliyoni 10, ndashaka yuko ayo mafaranga uyajyana, maze kano kanya tuvugana ukazinga buri kimwe cyawe cyose kiri hano, ubundi ukamvira hano. Gusa ndifuza ko wowe n'umukunzi wawe mwimuka muri uyu mujyi maze mukajya mu wundi, kubera ko sinifuza kuzongera kukubona ukundi, sinifuza kuzongera gukubitana amaso nawe, kuko turamutse twongeye guhura byaba bibi cyane. Nabibonye ko rwose utazigera unkunda. Hanyuma rero natekereje ko nyine n'ubundi ubwo narahombye, ariko ndashaka ko uva muri kampani yanjye ukava mu buzima bwanjye, ukava muri buri kimwe, ndashaka kukwibagirwa. Tom yaramwitegereje maze agira ngo hari ari kurota. Yaramubwira ati none se ibyo wabitekerejeho neza? Uyu mukobwa ati yego nabitekerejeho, kandi nguhaye amasaha 2 yo kuba wamaze kuzinga buri kimwe cyawe cyose kiraha, wamaze kugenda, kandi muhite mupanga uko mwimuka, kuko ayo mafaranga nguhaye ndakeka yakora buri kimwe kugira ngo mubashe kwimuka mujye kuba mu wundi mujyi. Sinshaka kuzongera guhura nawe ukundi.
Tom rero yumvise bimeze rwose nko guca ikiziriko, yumvise yishimye mu mutima, yumvise anezerewe, ariko nanone abwira uyu mukobwa ati umbabarire kuba bitaragenze neza, nta ruhare nabigizemo kubera ko nkunda cyane Alicia, nta kintu na kimwe rero gishobora kudutandukana, umbabarire rwose kuba ibyo wari umyizeyeho utarabibonye. Uyu mukobwa yaramubwiye ati genda nyine, ni njye nibeshye. Uyu musore rero yazinze ibintu bye byose yihuta cyane rwose, yumvaga ibyishimo byamurenze, yahise agenda rero, maze akigera iwe yagiye ku cyumba, maze yinjiye ahita abwira Alicia ati mukunzi naje. Alicia yagize ngo ari kurota, yararebye maze abona umukunzi we n'ibikapu byose ahagaze hano ari no guseka. Yaramubwiye ati uraje bya nyabyo se? Naho Tom ati cyane. Alicia rero yaramubajije ati none se bigenze bite kugira ngo akurekure? Naho Tom ati yarabibonye ko ntamukunda, yamaze kubona ko nyine umutima wanjye n'ubundi nawugusigiye nubwo ndi hariya, ariko bisa nkaho atamfite. Hanyuma rero yabonye n'ubundi ari gukomeza kwibabaza, maze ahitamo kundekura nkagenda. Aba bombi barahoberanye, maze Alicia ahita abwira Tom ati Imana ni ukuri iradusubije, icyo Imana yafatanyije nta muntu ujya ugitandukanya. Urukundo rwanjye nawe ni urw'iteka ryose, haba muri ubu buzima ndetse haba no mu buzaza. Aba bombi rero ibyishimo byari byose, batangiye guserebura, maze Tom amubwira ukuntu amukunda. Iyi minsi amaze bisa nkaho rwose ayimaze afungiranye ahantu. Naho Alicia ati agahinda nagize muri iyi minsi bisa nkaho rwose nari maze ikinyejana cyose ntagufite, gusa nkuko nabikubwiye utandi iruhande nta kintu na kimwe cyiza nabona. Naho Tom ati nanjye kubaho rwose udahari bisa nkaho naba n'ubundi ntahari, mba numva hari igice cy'ubuzima bwanjye ntafite. Aba bombi rero barongeye barahoberana, maze rwose ibyishimo biba byose, batangiye guserebura, maze noneho batangira kuvuga ko bagomba kwimuka bakava muri uyu mujyi nyine nk'uko Jaina bishaka. Ikindi kandi batangiye kongera gutekereza ku mishinga yabo n'abana bazabyara n'uko bazabaho n'inzu bifuza kuzabamo, mbese ibyishimo byari byinshi kuri bo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.